wivugira igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Igihano cy'urupfu twagikuyeho, ariko nibishoboka hazemo exception ko dushobora kukigarura ku muntu warangije igihano cya jenoside. Ikindi cyabo ngabo ngo Kagame yapfuye ahubwo basenge ntapfe kuko napfe tuzakora jenoside yarenze yabo ku buryo izandikwa mu mateka y'isi. Bagira amahirwe kubera ko n'ubundi ni umubyeyi, ni nawe ubavugira, ni nawe wagiye kubarunda muri bakagombye kujya bamusingiza, ubundi bakagombye kujya basingiza Kagame bakavuga ati urabaho urakabaho Kagame watugiriye impuhwe nyuma yo guhekura u Rwanda, nyuma yo gukora jenoside ntago wihoreye, watugiriye impuhwe uraturenge umubyeyi watwakira, uzana ubumwe bw'abanyarwanda mukamusingiza, mwakwiriye kumusingiza. Ariko ubundi nimugire ngo buri munyarwanda wese ufite impuhwe nk'iza Kagame mwanjishimwe, mugize ibyago Kagame kuko watumye tubaho, nahundi abana bari kubabyora ibyo bivugisha n'imikino niko barezwe, niyo mashereka bose. Ntushobora kugira ngo ufate umwana w'imbwa umuhindure umwana w'inka. Bamaze imyaka 100 ari imbwa, njyewe ndabivuga simbitinya, murabyumva. Iyo umuntu wamuhaye ubutegetsi umubiri agaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu, resulta ziriye. Njyewe ndabivuga rwose nemye sindi minwe. Ikindi guhangana mpora mbivuga buri munsi, bazaze turahari, twarabyaye, dufite abana, abasore beza b'ibigango, bazongere. Genda bibabwiye kandi nzi ko benshi muriho mu nyumva mubiza mu bijyane, muzaze tuzabereka abana banyoye amata imyaka 30 uko bambara. Murabyumva neza, mwangegera mwe muri aho ngaho muriho mwumverega, ndababona ndabazi. Nimugende mubwire bene wanyu, muzajye mumukera hanze nk'imbwa ziziritse. Buriya rero abantu reka mbasetse, hari igihe abantu babona ngo babyaye abana babyimbye inda n'amatama bakagira ngo ni ukurera, bakabona abantu babyaye abana babiri bato bakeya beza akabarera neza, bakakurana umuco, bagakurana imbaraga, bakarya bagahaga, bakagira ngo ni ukwanga kubyara ibyana bimeze nk'imitubu. Uri kunyumva? Ntago ubwinshi bw'umusemburo bugwiza umusururu. Oya, kuba ari benshi ntacyo bivuze. Bo bitegure Kagame bumva gusa ngo birarangiye. Nta nubwo tuzamushyingura wenyine, tuzamushyingurana n'ibindi bintu tugomba kumusasira. Ariko nyumva ibyo bajyaga bavuga ngo Habyarimana ngo apfuye ngo bazamusasira, twe tuzasasa 7. Ariko nyumva bakanga abantu bavuga ubusa, barabivugaga se mama Wilson bavugaga ko Habyarimana apfuye bamusasira. Mu ndirimbo bajyaga baririmba, hari indirimbo habanje ibintu by'amashyaka, haza ibintu bitaga peste ariyo y'abakombozi, hazaho emerende, hazaho sederi, baza kuyihimba. Wakwibaza ese baramusasiye we kubundi mwaramusasiye Habyarimana we. Nuko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba. Ibihe byahindutse vuba, ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije. Umuntu ajya kubamareramo rwose umujinya, bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda. N'abari abandi baducitse bakambuka, ubu bakaba bagaruka tukabakira neza, tukabasubiza kongera kuba mu Banyarwanda. Ikijya kimbabaza, ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya baje. Il y avait un certain nombre de solutions pour ramener les réfugiés rwandais chez eux. La première était de les faire rentrer pacifiquement. Mais nous étions mal placés pour le faire. Donc,
Nous avons dû nous résoudre à une autre stratégie, les faire rentrer de force. Izi systemu z'ubutabera zikora zite bigenda gute ko tukibona amakuru avuga ko nk'aba ba Hormisdas bakoze genocide koko ariko ku rundi ruhare tukumva ko barekuwe kubera ko bagizwe abere. Ngi nkaba mbona hakwiye kubaho ubundi buryo aba bantu bagerwaho kandi bakerekwa ko tuzi neza ko batakoze mbese atarabere ko bakwiye guhora babyicuza. hari ubutabera burakora hano mu gihugu tuzabageza mu butabera. hari ubutabera butandukanye, hari ubumwe tumenyereye kurikiza amategeko, hari ubundi butabera iyo wigiza Rutare hari ubundi butabera tubagezaho bene abo ngabo nabwo turabufite. Kuko abenshi baba muri ibyo bihugu bitandukanye mu mudendezo nkaho nta kintu cyabaye. Banyamuryango ba JIG rero nibaza ko dukwiye kujagajaga ibi bihugu, ubushobozi nibaza ko bwaboneka tunafashijwe n'inzego dukorana nazo ziri muri ibyo bihugu. Niyo abashinzwe ubutabera batabafata, nibura tugahora tubibutsa ko bakoze genocide bakatubona kandi bakatubona tubivuga ndetse bagateshwa umutwe nuko babona ko natwe tubariho. Ariko nibaza ko muri iki gihe bibaza ko byarangiye. Hari igitekerezo tumaze iminsi dutanga wenda tukakivuga kidatomoye, ariko ni igitekerezo dukomora ku nshuti zacu z'abayahudi. Usanga muri bo harimo abiyemeza gukora uyu murimo wo guhiga ababiciye mu gihe cya genocide yakorerwaga abayahudi. Nibaza ko uyu murongo abayahudi bafashe natwe dushobora kuwufata, abashyikirizwa ubutabera bagashyikirizwa ubutabera, abahungiyetwa bagahungiyetwa, abateshwa umutwe bakawuteshwa, ndetse n'ibindi byashoboka bikaba byakorwa. Nifuzaga none yuko JIG yashyira imbaraga mu gukomeza uburyo ikorana n'abanyamuryango bayo bari hanze mu bihugu bitandukanye kugira ngo nibi byose bishoboke. Nagira ngo kandi naho basagitana kitenge ni twebwe abatwa ababaga mu samba mu gahinga, none isamba bari twakire inzara irenda kutwita. None government ni murebe ico mwadukorera kubwisamba batukwiye marimo twaryaga inyama, nta nyama tukibona. Murebe ico mwadukorera. Iparake yacu yakahinga yaririmo nimbongo, none imbongo zacu barazijanye wena rero barazi indabwo tukibona inyama rero kwisamba barabitwatse rero barazisanye. Iparake yacu yakahinga yaririmo nimbongo, none imbongo zacu nuko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba. Ibihe byahindutse vuba, ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije. Umuntu ajya kubamariramo rwose umujinya, bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda.
n'abari abandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu kongera kuba mu banyarwanda ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya. Il y avait un certain nombre de solutions pour ramener les réfugiés rwandais chez eux. La première était de les faire rentrer pacifiquement. Mais nous étions mal placés pour le faire. Donc, nous avons dû nous résoudre à une autre stratégie, les faire rentrer de force. Abaciye akanzu we, tubatuye
ntizibagirane iyo nzira ndende wehe iyo nzira ndende we iyo nzira ndende ntizibagirane iherero hariya muri fawe kuva kuri 28 kugeza kuri 30 z'ukwa gatatu hanyuma komisiyo nationale yo kurwanya ya unité de conciliation y'ubumwe n'ubwiyunge batugezaho raporo yabo ariko hari umubare nafashemwo wangiye umutwe wari impungenge cyane bakoze ubushakashatsi mu gihugu hose babaza abantu benshi batavuga amazina yabo udashobora kumenya wabushubije kugira ngo nyine bashobore kwisanzura mu bisubizo byabo mu kuvuga umuntu yari yidantifika wumva umuhutu wumva umututsi noneho barababaza ngo ese wumva hari yindi wifuza ko haba iyindi jenoside mu Rwanda wumva wifuza ko habaho iyindi jenoside mu Rwanda icyo cyari ikibazo ariko gifite akamaro muzi imibare yavuyemo 17% barifuza indi jenoside 17% ni ukuvuga umwe kuri batanu hafi umwe kuri batanu abo ni ababyirura n'ababyirura abo rero bashobora gukonscientiza abandi bose basigaye igihugu kigashya iyo raporo muzayishaka muyisome hariho n'ibibazo byabajijwe abakiri bato bavuze inyuma ya jenoside ugasanga nabo ingengabitekerezo barayifite kwibuka rero kwacu aya mateka tuvuga tubwira abakiri bato ni no gukonscientiza ngo abantu ntibasinzire umukondora dosi nk'uko abarundi bavuga umwanzi ari ku irembo aduhanze amaso ubariko fezi yo guhungabana kwabo isa naho bagenda bayivamo kuko iyo bagera bakintegratinga niba bagiye mu makambi ya za Malawi niba bagiye mu makambi ya za Zambia niba bagiye mu makambi ya za Mozambique niba bagiye za Lesotho na Zimbabwe za South Africa niba bagiye i Burayi ndetse no mashyamba ya Kongo bagera aho ngaho bakiyadapta iyo bamaze kwiyadapta rero barashikama iyo bashikamye rero baruganizinga noneho bagatangira bushya bagapanga urugamba nyuma ya 94 bagiye muri za Kongo abandi birukanka za Zambia za Mozambique hehe i Burayi bafashe igihe kinini cyane cyo kuba disorganized ariko ubu barashikamye hari generations zabyirutse nkuko namwe mwabyirutse nazo noneho ziri mu position yo kuvuga ngo ubu ngubu tumaze kwiorganiza muri Mozambique nitwe dufite ekonomi yose muri Zambia nitwe dufite ekonomi yose amashuri turiga turatsinda nigeze kubona ikinyamateka cyo muri Lesotho batangaza ibizamini bya leta uko byasohotse muri uyu mwaka uko amashuri yatsinze n'abatsinze nahereye ku mwana wa mbere Shimimana twagira umukiza ndende kugeza ku bana bageze 20 ubwo mpita ngira gute mpita mbyumva kubera none nabo nyuma y'imyaka 20 baramanika abana batsinze ugasanga nibo gusa ibyo ntacyo byakabaye bitwaye yiba bari abana bazima batekereza neza ariko ikibazo ni uko imitekerereze yabo ari ababyeyi babo ari ugusenya igihugu ubwo urumva ni generations zigiye kugira gute guhangana hari mwebwe mwarokotse mufite igihugu hari n'abandi nabo bamaze kwistabiliza nabo bavuga bati ubu dufite imbaraga za ekonomi nk'ubu muri Malawi nibo bakontorora ekonomi ubucuruzi ubuhinzi Mozambique nibo bakontorora ekonomi ubucuruzi ubuhinzi Malawi nibo bakontorora ekonomi South Africa nibo bakontorora ekonomi n'ahandi naho hose ni Burayi usanga bagenda bigurupinga mu rubyiruko rwabo nubwo igihugu nacyo kimobiliza ugasanga bamwe bacitse mu bice gutyo ariko birasaba
birasaba imyumvire, birasaba consciousness. Kandi ntabwo bivuga ngo birasaba imyumvire ngo kubera ko turi abarokotse gusa. No, ntabwo ari kuvuga ngo ni abarokotse gusa. Abarokotse umwihariko wanyu cyangwa abarokotse buriya n'abahagaritse jenoside turi muri kategori imwe. Turi vulnerable kimwe. Ubwo bahari umuntu yavuga ko ari ibisigisigi, ariko igisigisigi gifite possibility yo gushibuka, ntabwo ari cyo kwihanganira. No, igisigisigi gishobora gushibuka ntabwo ari cyo kwihanganira. N'igisigisigi bukwiye kugira gute kukirandura kikavayo cyose, ariko birahari. Ni ibisigisigi urebye abo bose bari muri Kongo FDLR, bari mu Burundi, bari muri Uganda, biyorganiza aho abantu bavuye aba 59 bavuye za Nyakivara na za Toro, ubu niho bari naho biyorganiza. Abari Burayi, yes, bari organize. Ariko ese dukeneye ko bagera ku level yindi cyangwa bakwiye kuguma aho bari useless batazigera bagira icyo badutwara? Iyo niyo ntego.